Amahoro bene data bakundwa, abo dusangiye kwizera muri Kristo, ubuntu n'imbaraga ndetse n'imbabazi byose bibonerwa muri Yesu Kristo bibane namwe. Turanezerewe rero nanone kuba muri uyu mwanya mwiza, aho tumaze kumenyera ko tubana mu isengesho. Tubahaye ikaze kugira ngo muze kungurwa n'isengesho, kandi nanone turacyabasaba gukora subscribe, gukora like, kandi ntimwibagirwe no kuduha ibitekerezo, kuko ibi byose dukora tubikorera mwebwe. Tubikorera mwe kugira ngo mwunguke, kandi nyine natwe turunguka. Imana rero ibahe umugisha kuko mudahwema kubana natwe no kutwereka ko mudukunze. Uyu munsi tugiye nanone kureba ku mbaraga zo gusenga. Ni igice cyacu cya gatatu. Twakoze igice cya mbere tubonamo uburyo bwo gusenga umuntu asaba. Dukora igice cya kabiri tubonamo uburyo bwo gusenga umuntu yinginga. Tugeze ku gice cya gatatu rero, aho tugiye kureba uburyo umuntu akwiriye gusenga noneho ashima. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4, umurongo wa 6, ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Urumva iyi nama Imana yagiraga abantu cyangwa se abakozi b'Imana, niyo gusenga mu buryo butatu: gusaba, kwinginga no gushima. Gushima rero bigira imbaraga zibyihishemo, zibasha kuguhindura nk'urutare imbere y'ikibazo. Gushima byifitemo imbaraga zibasha kuguhindura udasanzwe mu gihe ibibazo byari bikugarije. Gushima byifitemo ubushobozi bwo gutuma icyago kiguhunga, cyo cyakureba kikabona nawe uri icyago, kubera ko mu gushima harimo imbaraga z'Imana ziza muri wowe no mu buzima bwawe. Uyu munsi turarebera hamwe ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli, ibice 16, umurongo wa 11. Aratubwiye ngo maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ajya iwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko. Ni iki cyari kibaye? Ni ukuvuga yari yagambaniwe n'abantu bari bazi neza ko ari umunyamasengesho, kandi banazi neza ko atiteguye kuba yareka gusenga, kuko yari yaromatanye n'Imana. Hanyuma bagira umwami inama y'uko ashyiraho itegeko ry'uko mu minsi 30 yose nta muntu ukwiriye kuzakigira ikintu asaba Imana. Ni ukuvuga ngo ntawe ukwiriye kugira icyo asenga, ufite icyo abuze azagisaba umwami wenyine. Ariko bari babizi neza ko Daniyeli ibyo atabyemera. Daniyeli rero amaze kumenya ko ibyo byashyizweho umukono, ntiyacogora, n'ubundi akomeza gusenga nk'uko yabikoraga. Ijambo riratubwiye ngo yasengaga 3 mu munsi, kandi akomeza gusenga ashimira Imana ye. Nubwo hari handitswe inyandiko zibasha kumubyarira ingaruka, ntabwo yagize ubwoba ngo atangire gusenga asaba. Ntiyatinye ndetse ngo asenge yinginga, ahubwo we yakomeje gusenga ashima.
Ibi biraduhishurira imbaraga ziba mu gushima. Uko inkuru ya Daniyeli yagenze, n'ubundi igihe cyarageze koko gusenga kwe bimugiraho ingaruka. Hano mu gice cya 6 ku murongo wa 17 aratubwiye ngo nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ku murongo wa 17 nyine tubonye ko Daniyeli byageze ubwo ajugunywa mu rwobo rw'intare nk'uko itegeko ryari ryasohotse, azize gusenga. Ariko mwibuke Daniyeli nubwo ikibazo cyaje, we yasengaga ashima. Ntabwo yigeze asenga agaya, ntiyigeze asenga avuga ko ibintu bikomeye, ntiyigeze asenga avuga ko ibintu ari danje, ntabwo yigeze asenga avuga ko abuze aho yerekera, ahubwo yakomeje gusenga ashima. Mu gusenga ashima rero byavuyemo imbaraga zo kumurinda icyago. Bamaze kumujugunya mu rwobo rw'intare, nta kindi abantu bose bari bategereje, ndetse abari aho bagiye bazi neza ko Daniyeli intare zamuriye. Ariko bamujugunyamo, umwami yamubwiye ijambo rikomeye. Aramubwira ngo Imana ukorera iteka izagukiza. Uko yamubwiye rero byatumye arara atanasinziriye, kuko yakundaga Daniyeli cyane. Ngo buke arazinduka aragenda ajya kuri rwa rwobo bajugunyemo Daniyeli, kandi bamaze kumujugunya barupfutseho barahoma. Arahamagara ati, Daniyeli mugaragu w'Imana, ese Imana ukorera yaba yabashije kugukiza? Nuko bamubwira yuko yabashije kumukiza. Aramubwira ati, se umwami nyagasani, ko ntacyo nagucumuyeho, akaba ari nta n'icyo nacumuye ku Mana, intare zari kuntwara iki? Kubwo gushima, Daniyeli yahindutse intare irenze izindi, zimurebye ntizamutinyuka. Kubwo gushima, Daniyeli yakiriwe n'intare ahari ziranamworose, ijoro riracya. Rero mu gushima bibasha kuvamo imbaraga zirema igitangaza. Mu gushima Imana bibasha kubamo imbaraga ziguhindura igiteye ubwoba imbere y'icyari giteye ubwoba. None rero uhereye uyu munsi nawe utangire gusenga ushima. Birashoboka ko wasengeye ikibazo imyaka ikaba ibaye myinshi kitaravaho, ariko noneho reka kugihanga amaso, utangire ushima Imana gusa. Uyishimire ko uriho, wige kuyishima unezerewe no kuyishima ubabaye, kuko ijambo riratubwira ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima. Iyo rero wagize umwuka wo gushima mu bibi no mu byiza, niko komatana n'Imana. Iyo womatanye nayo rero uba wabaye umutsinzi. Ibyakurwanyaga urabitsinda, ndetse ntibikubitaho bigahunga ubwabyo. Ibyago biraguhunga, amarira araguhunga, gukorwa n'isoni biraguhunga, n'ibindi byose bibi biraguhunga, kubera ko uba watsindiye mu gushima Imana. Imana ikwiye amashimwe iminsi yose kandi igihe cyose, kuko ari byo biryo byayo, kandi iyo uyigaburiye nayo irakugaburira. Daniyeli yayigaburiye kuyishima, nayo imugaburira guhinduka uteye ubwoba imbere y'intare. Ariko abari bamujugunyemo, ubwo yari amaze gukurwamo, umwami yatuye ko Imana yari ikwiriye kugisengwa, noneho abamugambaniye nibo bashyizemo ngo intare zibacakira bakirimo hejuru, zirabatanyaguza, baherako barapfa. Uyu munsi rero nawe utangire gusenga ushima, urusheho kwaguka no kugubwa neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ugira neza kandi urahambaye, uri Imana yo kubahwa.
izina ryawe nirishimwe. Ntawakwiringiye ujya akorwa n'isoni, ahubwo ugukurikiye ukwiringiye ugushima, urushaho kumuha ubwiza nk'ubwo ufite, kuko uri Imana idatsindwa kandi ukaba uri Imana idakorwa n'isoni. Ukwiringiye rero akabigaragarisha gushima, nawe umuhindura igiteye ubwoba imbere y'icyari kumutera ubwoba, kandi umuhindurira umunyembaraga imbere y'ibyibwiraga ko bimurusha imbaraga. None natwe utwuzuzemo amashimwe buri munsi, kugira ngo turusheho kuba abatsinzi imbere y'ibyari biduhagaze hejuru bitekereza ko byadutsinda. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti bakunzi bacu, turabashimira ko mudahwema kudushyigikira. Mukomeze gusharinga videwo kugira ngo n'abatari bakazibona bazibone. Muduhe ibitekerezo kugira ngo turusheho kumenya ibyo twubaka, kandi muduhe inkunga yanyu ikomeye ariyo gukora kuri subscribe ndetse na like. Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, icyo mukozeho cyose kibahibere cyiza, kandi muhindukire abantu umugisha nk'uko ijambo ribitubwira. Murushaho kuganza muri byose, abana banyu bahora ari ab'umugisha, kandi intsinzi ibomeho mu byo mukora byose. Amen.